kera tudashobora kwibagirwa. Umukozi w'Imana mwiza. Amen. Mu gihe twari dufite ibintu bigoye, Mandela yagiye muri za korali zose, yagiye no mu mucyo, ariwe bafite no gutera indirimbo. Abandi bakavuga ati ariko wowe ujya muri ya korali y'abantu bagana kuriya. Mandela akavuga ati jyewe ntushaka kuriya. Kiriya giti mubona kiza n'ubwiza ari imbere y'urusengero n'uyu wagiteye. Arangije ajya muri Australia, ari ku mutima we buri ibintu byose dukora hano ku rusengero Mandela abishyiramo uruhare. Agiye kugenda arambwira ngo ndagiye, ngo nzagaruka, nzaza gukora ubukwe kandi n'uwo uzanshyingira. Aho ugomba kumushyingira ni wowe, nzagushyingira aho nzaba ndi hose, nzateka nze gushyingira. Ndashima Imana yo mu ijuru ko ngiye gushyingira Mandela. Abasore namwe mw'abakobwa, ujye ubona ufite aho ugiye ntukibahirwe ikanisa. Hari abagiye bagenda bagiye, ariko hari abagiye n'ubu tukiri kumwe benshi, kandi bakurikirana umurimo w'Imana n'ibikorerwa, bagatanga ubushobozi bwabo aho bari n'ubwo batangiye. Imana ibahumugisha. None rero Mandela agiye kutwereka umugeni umutazana. Ariko kabisa Imana igumugisha kandi turanezerwa mukobwa. Umugabo n'umukozi w'Imana, tazamubera ijari uzamubera, kuko hari ukuntu abantu bajya bashaka bakabera abandi ikigeragezo. Rero Imana ibahumugisha mwinshi. Tudatize, reka dukomere Imana yacu amashyi menshi. N'umufiyanse we cyangwa n'inshuti aramutweretse, afite ubukwe ku itariki 10. Ku itariki 10 dufite ubukwe bubiri, dufite ubwa Mandela n'ubwa Jack, abana b'itorero kuva kera. Bakubamo tukabaha amafaranga, tukabataha tukanabasengera. Rero banzanira agakeka. Murashaka kumenya izina rye? Amazina yitwa Nyota Alliance.
Amen. Kasaba pastor bigira namwe basemu haguka. Umuntu wumva gifite akabaraga haguke. Utunga ibiganza hano bazati ko bwiza ibintu bizagende neza. Tukavuga. Pastor Berry tuyobore. Uwiteka Mana yacu igira neza, imbaraga zacu, ibyiringiro zacu. Turagushimiye kuko abana bahuje kugira ngo bakire umushinga wo kubaka urugo rwabo. Niwe Mana izayubaka ingo kandi niwe Mana mw'amacu hejuru zose. Umushinga batangiye niwe wabwiye mu rugo rwanda gihe cyawe gusoza. Ibikibura byose Mana turasaba kugira ngo bitunganye kuko niwe Mana ishobora byose kandi niwe Mana izikora byose. Imbaraga zawe zigere mu bugingo bwabo kandi imbaraga zigere ku babyeyi babo. Bashima amacumbi ukaba barinde ku buryo bw'umusozi w'amacumbi. Ngo bahindure ubuzima none bageje ku musozi w'urugo rwabo. Ndasaba kugira ngo abebere Imana kandi ubiyereke. Kandi Kristo zose n'amacumbi y'ijuru. Ubukwe Mana twakora tuguzamubemo. Twakora tumukwerekana imbere yawe. Mana bamubaye kandi kandi ibibuze zose. Warayibigomeka n'amacumbi y'ijuru. Nayo ibikibura byose ugasanga Imana igaragara kandi rwose wiyerekane. Ndashaka kugira ngo bose bane nabo barinde ubuzima bwese bwitwa Yesu. Hanyuma reka tumusabe Mandela bamusubize aho yamukwiye tuzamumura kuri iyo tariki. Hanyuma asabe aba bantu bitwa Murebwayire Penina, Kwizera Mark, Rutishe Kaporo, Umutesi wa Solange, Tuyishime Alice na Ingabire Ange batambuke hano. Thank you.